gihe cy'imyaka myinshi ishize iyo uvuze ijambo Hollywood buri wese yahita yumva filime cyane cyane izitwa Nyamerika. Akenshi twe tuzita Nyamerika, ariko nyamara usanga ari bake bazi cyangwa basobanukiwe Hollywood icyo ari cyo ndetse n'imikorere yayo. Kuri ubu rero tugiye kubasobanurira neza Hollywood ni iki. Iyi ni Pamakio TV, nta handi wabisanga. Kora subscribe, biroroshye cyane kugira ngo nawe ujye ubona video zacu mu bambere. Video z'ubwenge gusa. Ubusanzwe Hollywood nta gace gaherereye rwagati mu mujyi wa Los Angeles mu ntara ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugeza ubu aka gace gafatwa nk'iwabo wa filime ku isi, by'umwihariko bitewe n'inganda za filime cyangwa se studio zihaba kandi zizwi ku isi hose. Iri zina Hollywood ryavuye ku kitwa gace k'ahantu, ahubwo rihinduka ikirango cya sinema ndetse n'abakinnyi ba sinema. Uvuze Hollywood umuntu ntabwo yumva agace k'ahantu, ahubwo yumva uruganda rwa sinema. Hollywood yemeye nk'umujyi cyangwa se yemeye nk'umujyi muto mu mwaka w'1902. Hari ahantu umuntu yakwita habi cyane, dore ko nta terambere ryari ryakahageze. Icyo gihe nta muntu wari wemerewe gucururiza muri uyu mujyi inzoga zikaze zizwi nka liqueur, kereka iyo wabaga uri muganga ukaba uri kuyikoresha mu buryo bw'ubuvuzi. Mu mwaka w'1910 kandi abaturage ba Hollywood batoye itegeko ryemeza guhuza Hollywood na Los Angeles ngo bibe agace kamwe, cyane ko Los Angeles yari yarateye imbere kurushaho. Ibi babikoze mu rwego rwo kugira ngo nabo babashe kugera ku bikorwa remezo birimo nk'amazi meza ndetse n'imiferege itwara imyanda nk'ibya Los Angeles. Bikimara guhuzwa na Los Angeles, amazina amwe n'amwe yagiye ahinduka. Nk'ahari umuhanda witwaga Prospect Avenue wahise uhinduka izina witwa Hollywood Boulevard. Ese Hollywood yaje kuba agace ka sinema gute? Byaje gute? Mu mwaka w'1912 inganda zimwe na zimwe za filime zatangiye gushingwa hafi ya Los Angeles, kubera ko mu ntangiriro z'umwaka w'1900 uburenganzira bwose bwo gukora filime bwari bufite n'umugabo witwa Thomas Edison, wari ufite ikigo cyitwa Motion Pictures Patents Company mu mujyi wa New Jersey. Byatumaga nta muntu utangira ibyo gukora filime adafite uruhushya rwe. Ni ukuvuga ati uwashaka gukora filime wese yabaga afite uburenganzira yahawe n'uyu mugabo. Ibyo rero byatumye benshi bashaka ubundi buryo bakwigobotora ku ngoyi y'amategeko y'uyu mugabo, maze bigira inama yo guhindura agace bakoreragamo sinema ka New Jersey. Nibwo rero batangiye kwerekeza amaso muri Los Angeles, aho batashoboraga kugongwa n'amategeko ya Edison. Uretse ibi kandi, agace ka Los Angeles kari gafite n'ikirere cyiza cyane cyoroherezaga abakora sinema. Nuko abantu benshi rero batangiye kuyoboka Los Angeles, maze itangira kuba umurwa mukuru wa sinema. Aha benshi bakwibaza bati ese ko igihe wahereye narumva ijambo Hollywood? Reka tubabwire ko aba bakozi ba filime bakimara kugera muri Los Angeles, bitewe n'uko ari leta nini, bifuje agace kamwe bayoboka bakanahashyira inganda zabo. Bitewe n'uko ku musozi wa Hollywood hari hataratera imbere cyane, ubutaka bwaho bwaguraga make cyane, bityo abafite inganda za filime baba ariho batangira kujya kwigurira ibibanza ku giciro gito. Uwitwa Director D.W. Griffith niwe muntu wa mbere washinze uruganda rwa filime ku musozi wa Hollywood. Filime ya mbere yayisohoye mu mwaka w'1910 yitwaga In Old California. Yari ifite iminota 17 gusa. Ikaba yaravugaga ku mavu n'amavuko ya company ikora amafilime. Navuga ko yari agafilime ka biography. Filime ya mbere irambuye yakorewe muri Hollywood yatangiye gufatirwa amashusho ku ya 26 Ukwakira 1911. Ifatwa na studio yitwaga Nestor Motion Pictures Company. Icyo gihe yafatiwe mu rugo rw'uwitwa H.G. Whiteley kubera ko bari batarabasha kubaka inyubako zagenewe amafilime.
Kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda cumi na rimwe hari hamaze kugera andi masitudiyo agera kuri ane arimo Paramount, Warner Bros, RKO na Columbia, zose zari zihari. Uretse izo kandi hari n'izindi nyinshi zari ziri gutangira ariko zari zitaramenyekana. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na makumyabiri yari yiganjemo sinema gusa. Yari imaze kuba uruganda rwa gatanu rukomeye mu gihugu. Hagana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itatu amasitudiyo yose yakoreraga muri Hollywood yagejeje gukorera hamwe, maze bituma Hollywood habasha kugira ubushobozi bwo gushyira hanze filime zigera kuri 600 mu mwaka umwe. Yego, 600 mu mwaka umwe. Kuva icyo gihe Hollywood yahindutse inzozi kuri buri wese, cyane cyane abifuza kwinjira muri sinema, ndetse bihinduka icyicaro cya sinema muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hose. Ese imiyoborere yo muri Hollywood iteye iteyo? Ubusanzwe Hollywood nk'umujyi ubarizwa mu nkengero za Los Angeles. Kubw'izo mpamvu Hollywood nta buyobozi cyangwa se guverinoma yihariye igira. Icyakora hari umuntu ushyirwaho n'umuyobozi buhagarariye ubucuruzi. Uwo muntu rero ushyirwaho ni nk'uw'icyubahiro, kubera ko nta kazi kajyanye na guverinoma bakora, ahubwo abashinzwe kuza ari umushyitsi mukuru ahagarariye abandi mu gihe habaye ibirori bikomeye. Uwitwa Johnny Grant niwe wamenyekanye cyane kuri uyu mwanya bitewe n'ukuntu yamaze igihe kinini. Yagiyeho mu 1980 avaho mu 2008 ari uko yitabye Imana. Ku bijyanye n'umutekano ndetse n'ubutabazi bwihuse, hano polisi yo muri Los Angeles niyo ishinzwe gutabara aho rukomeye mu gihe havutse ikibazo muri Hollywood. Inzego z'ubuzima muri Los Angeles kandi nizo zifite inshingano zo kwita ku buzima bw'ababarizwa muri Hollywood bose. Cyakora nubwo muri Hollywood habarizwa umubare munini w'inganda zikora amafilime, hari izikomeye kurusha izindi ndetse zimaze imyaka irenga 100. Izo studio ziruta izindi rero, yaba mu myaka, mu mikorere ndetse no gucuruza cyane. Zihurije hamwe zikora icyitwa The Big Six kubera ko ari 6. Birumvikana. Izo studio uko ari 6 ushaka kwibaza izo arizo. Reka nzikubwire. Uko nzivuga siko zikurikirana, ndabivuga mu buryo bw'imibare gusa. Iya mbere ni 20th Century Fox, Warner Bros, Paramount Pictures, Columbia Pictures, Universal Pictures na Walt Disney Pictures. Aya mazina ushobora kuba atari ubwambere yumvise, kuko ujya uyabona muri filime nyinshi zitandukanye. Muri izi zose uko ari 6, izigera kuri 3 zahoze mu cyitwaga Big Five mu myaka ya kera hagana mu 1920. Izo zirimo 20th Century Fox, Warner Bros na Paramount Pictures. Ku barebye filime kera barabizi, aya mazina bakundaga kuyabona. Izindi 3 zigaragaye zaje kwiyongeraho nyuma ya hagana mu 1990. Mbibutsa ko yari Pamakyo TV. Ushobora gukora subscribe mu gihe wakunze iki kiganiro, like ndetse ukayisangiza n'abandi. Naha ndangirije inkuru nari nabateguriye kuri uyu munsi. Komeze mugire ibihe byiza.